Use mawe yamuheka micaye. Ariko ubundi ubwo Jobwamba barenga kubwira. Nimuze muhanzange dupange di. Akajyana abantu. Ubundi uruzi rudafite icyo rumariye ngaho inzara ngaho inyota kanje no kwihigira ibyo sinabivamo. Ariko se uyu muntu urimo kumanga kwa Fabrice ni nyirabuja wagarutse cyane agariwe. Reka mbanze nkore check neza namugwamo. Igitaramo gitangaza koramutse kamangira kino kirara na amahoro. Koko mana yanjye wikirara Oya da nakwiniga ngo ni Fabrice ahubwo se musanzwe muziranye gusa byaba bibabasha. ye byaba bibabaje mu buhe buryo se Isi yabigeze harindimo Fabrice nzi. Abantu banyinjiriye ni bande mwuka byara ndaza kubaza wose. noneho rero wowe icyo nakubwiye ni icyo wowe munshakire numubona umbwire Urayama rero uyama umubona uyanyema umubura. ubwo gahunda niyo nta wundi mwana Aho ubundi by'inzu azayigukodesha pe. Uriya mugore arababaje pe abona Fabrice inzu yayikura nuko yamurya nta kundi. Ziriya ni imboga zizanye kuri Fabrice n'inzara muzi. Mama ntiyari uriya mwari kumwe ari. Umva mama Za neza abantu wamuginga. Uriya mu muntu uri guhamagara n'uwiki. Akose mani ubundi warasoze ugiye kunyereka ahantu amazi yikubita ku rutare none ndaje mu ishyamba wagiye ure ku budage mani iminota 5 ishira mpita niyanura. nakubwiraga turashize turageze hano nakubwiraga amanuka neza meze neza fresh sijya nakubwiraga se ibintu bya nakubwiraga mujyaho ndakuzana kugere nguma amara uragifashemo gute ibintu byose marabipanze nakubwiraga neza siyatangaje nakubwiraga gusohokana Wow, job wando barenga kubwira. Umuntu azajya kugura Nadia ariko ikibitera ndakizi aka ntabwo byapfa kumvikana rwose umuntu azajya ariko ko bavuga ngo burya agapfunikizo k'inda n'ijosi iherezo ryanjye na Nadia nibi ibintu biracyakomeza nzamubona inshuro zose rimwe kabiri gatatu kane gatanu nshakisha reba ariko ibi ni ibiki reka njye muri tablet njye mu mafoto ariko se amafoto aramfashe iki reka mfungura application y'umuziki nimbira umuziki kugira ngo umuziki ni umuti w'ibibazo ariko ibintu byanjye na Nadia
ariko se mwebwe sha amasaha yanyu mwakamenya yuko niba ari diri tugomba gukina ari diri igomba kunguka. Oya sha ibyo si ubwo mwambwira ibiki twabwanye saa 9 saa 10 ziragera saa 10 zirageze ese ubwo oya mugende nambe gipangu yanyu ahubwo muzindi nshaka kubaha idiri ifatika. Nanga nkahura nkazo kabisa mani, iyi ni inshuro kangahe mbahamagara akayika ngo muraje. Nje nabwiye ko ntabwo nyishaka ikintu gituma njya ahantu hahurira abantu benshi. Nabwiye ahantu ndi nabarangiye neza, nimuze muhansange dupange deal. Akagenda abantu inzoga umuntu yaguze ntabwo atagize ibintu byose umuntu yabiteguye, ariko umuntu yavuga ngo n'abakaritasi n'abakaritasi n'abanyarukundo, umuntu yavuga ngo n'abaginga nako namba no tugenga baratunga umuntu tuburiza amasasi ngo n'abazungu n'abirabura n'abacyaha banze no kwihangana kabisa. akoze kabiri koko ibintu byanyu Nuko twihanganira bose nuko twihanganira twatinze ariko turaje. kumbona kinga yanyu hano mukingiro kinga banzi gahunda yubakwe kuko ndi kubona wateguye kabisa. gutegura ni ngombwa Se kutazanye turahure turi mu mweshes. ibirahure biraza amatara Twihanganira ko dufite peti twebwe. ibintu byose nta kibazo, byose ni ibyanyu. Byose ni ibyacu. Ibintu tugiyemo Yego please mwe muretse kumwe ibintu tugiyemo nta mikino irimo. Ndabyumva boss. Birumvikana. Njyewe nabarangiwe n'umuntu kandi abandangira bizeye ko ambwiye ko Abantu benshi siko batuzi. babanyembara kandi Bose babanyemara, turakora, kitubwiye nicyo dukora. ariko amagambo make ibikorwa byinshi. Twebwe tugiye ngo tubanze tukwereke ubushobozi dufite kugira ngo umenye akazi tugiye kuduha kariko. Banza umumbwirire sha. We Kabiri. Yes. Banza we freestyle boss. Kumura mwebwe muterana amagambo ngo mugiye kunyereka mwe ngo mwereke undi ngo mwereke undi bwo mushoboye iki mu byukuri. Twebwe tubwire icyo ushaka kudutuma cyangwa ushaka kudutuma kugira ngo tukwereke ubushobozi dufite cyangwa ni ryari. Kabiri rero Yes. n'uyu mugenzi wawe Turakumva cyane. njyewe wabandangiye yambwiye yuko muri abasore b'ibigango kandi nabonye pe muri abasore b'ibigango nta kintu nabanengaho. Anambwira yuko muri abahanga cyane cyane mu gushaka abantu n'ibintu byabuze. Bivuze ngo amanota ya mbere mwayabonye, ariko please attention, hashize igihe kirekire narabuze umukunzi yitwa Nadia, narashakishije ariko kugeza uyu munsi ishyamba yaburiyemo ndarizi. Umenya iryo shyamba rero njyewe nzi ko yaburiyemo, bivuze ngo ngomba kuribereka akora muzajya mujya gushakisha. Kubona Nadia bivuze igihembo cya miliyoni y'amanyarwanda. Uvuze miliyoni y'amanyarwanda. Boss. Ngo turatsindira. Kugira ngo noneho banze umenye ibyo byose uvuze niyo miliyoni y'amanyarwanda, reka tubanze tukwereke ubushobozi dufite kugira ngo byemere. Kabiri. Yes. A freestyle boss. Kanyimwereza. Urumva kugira ngo noneho byemere, twebwe dushobora kujya mu ishyamba. Nimba ari ishyamba ribamo imbwa cyangwa imbwebwe, tukahita duhinduka imbwa. Noneho karibu noneho. Gutese. Kugira ngo noneho ubone ko twebwe turi seriye kambikwereke. Boss.